umwana reba umwana kibiga muri tumuterura buretse umwana atamwica umwana nyababwiye kuyamusha Six and a half hours later. Ni biçim var Ninde Gassan Ubuse hano mu gihuru umuntu ubuse indi hagufatiye gute ko hano nta namazaha umva ko nazi kubyaza se ndagufasha iki ko nazi kubyaza abashumba hano n'abashumba bajya babyaza niyo haba hari umushumba ubyaza inka isi yawe yemwe abashumba umva ubu koko ubu waje kubyarira hano gute umwana araje My baby. umva ngaceceka ngubu ubutabazi bw'ibanze Nyagasani yaje yewewe umva nkubwire rero umva nkubwire ngiye kugutamika iyi jire sibyo wikanire ndagukandirinda umwana ahita asohoka sibyo ubikore kinyamwuga kandi nk'umuntu mera neza hano ugiye kubyara kuko ntago wagera ku bitaro uri muzima twagiye ngaho ngiye kugukandira umwana asohoke sibyo rimwe ngaho gira gake gake mera neza zamura amaguru utamwiciramo we nyimera gutyo okay ngaho sunika cyane buretse guma gutyo mana we ari kuza amaguru none ndabigenza nemwoka byaramo amaguru buretse ni impanga ndabona amaguru ane we buretse reka ngerageze ngiye gukurura akaguru baba we ongera wikanira ongera ikanira cyane gira urahwereye arapfuye yewe uyu ndikubona ari umudamu utwite reba amaguru ari kuza sha jamayi fasha ngwino mu mwaje agiye kuntu umubyaza umva uzi kubyaza buretse wesigaho umva uzi kubyaza mumfasha hano ndabona uri ndade wewe uzi kubyaza ubuso bamubyaje ngwino mwiyegamize hano ngenda bizi reka ngufasha ubundi sekare ko bamuhaye ubutabazi umva rero ugiye gukurikiza amabwiriza ngo je mfite perime narayikoreye urumva perime se n'ibyaza ntutuzugure tugiye guhita mbyaza uyu muntu perime se n'ibyaza none se kuba narakoreye perime simpamya bushobozi yiko nshoboye no kubyaza nge ndi umushumba w'ihene najyaze niba ufite perime ntabwo ujya ubyaza ihene n'umubyaza biraba ari perime yawe okay. ariko witonze
wa muntu we dore uyu muntu ari gupfa nagira ikibazo mbare nkaho nahari njye simari n'ubwo ubona nagira ikibazo ni perime yanjye bazaca wowe bazaza kugutwara mweneya mera neza ko nari imari mera neza ntuzavuge ko nari imari umva ugiye gukora ibintu nkubwira yego rwose ngiye kubara gatatu umukandire ku nda gutya buretse oya uyikande gutya uyisohora gutya umva nawe uhite wikanira cyane umwana ndahita amukurura buretse mbanze nkarabuta uvuta sinkora hano ku mutwe ntago nkora ku mutwe umva se ihangane agiye gukoresha perime yakubyaza arakoresha perime ye arakoresha perime yakubyaza umva ngo mubyaza wowe urikanira wowe usunika inda ngewe umwana mpite mujaburura mu yego ngaho gira uri kunyuma yego tugiye kubara rimwe mera neza rimwe kabiri twagiye gatatu Jesus none kataje cyangwa umwiciyemo do oya reba arapfuye mana we umva se tumuterure rero tumujyane tumushyira kuri moto ubundi se gutamubyaje perime yawe ubwo imaze iki reka moto nyigize imbere perime yawe imaze ikira reka moto nyigize imbere ubu se amwiciyemo ntagapfuye kiguri yewe umva ntuzane imikino wapi nta miki ubu ni ubutabazi bw'ibanze turi gukora ubu se uramwishe reba do uyu ni umutwe ubu se yamwishe ubu se ubu se wadufashije reba terura ayo wafite ibiro by'abantu babiri ahari ubu se si utwana tubiri umutwe umwe imitwe ibiri ese dore uriya muntu waje ukadufata waje baca yarashungereye hagarara hano tugiye kumushyira kuri moto ari kubyara reba umwana buretse umwana umwana nyababwiye musha